rwose muhumure rwose icyo nicyo cyanzanye urazi ko nkora space gake ngira ngo uturuka namo mu myaka nk'ine maze kuri umuhanda ishobora ari nka space ntago ziragira mu icumi nikora kubera impamvu ntago nyikora kubera ko nabuze icyo nkora ngira ngo twese niko tubigenza ariko harabaza kuturuhukiraho undi akaza kwimarira agahinda ngira nta agahinda kanzanye ahangaha nako kwerekana ukuri no kudata umwanya ku bantu kuko byanze kuza turamumenye byanze bikunze muramumenye ngenda muzi bihagije so nayo ngayo entre temps ndabasuhuje Amadubu ndagusuje Nyagakagara ndagusuje za Rukarisha uraho Mugunga ukomera Asha ndagusuje Washindi ndabashuje mwese ndabashuje kameme nayo ngayo sinzi niba muri bunyemerere rero ngahita ntangira simbizi mubinyemereye mwankubita agasinya gatoya ngahita ntangira rwose kuko ntago ndi butinda ndatekereza ko plus ko tujya tuganira kuko ngiye gukora ngiye gukora expose ku bantu batayumva donc ni nkuko ndaba ndi mu rusengero nkababwira evanjiri genda mu katolike nkababwira evanjiri nkayibabwira none mukaza comment zikaza kuza nyuma ariko mu byukuri twamaze kumenya uwo tuganira nawe je sais pas si vous me comprenez nayo ngayo shiramo indirimbo dutegereza uwo muntu umuntu umwe ubwo se umuntu umwe uhera icumi rigera icumi Amadubu ni karibu twohereje abantu invitation reka tugeze 10 wavuze bo reka sibwo iyi ngiyo reka ndebe niba binkundira hano Nyagakagara n'utari kohereza abantu invitation kandi oya ngewe icyo ndeba abantu ndareba ngewe babiri barahagije na batatu barahagije kuko amakuru kabiri ari bumenye uyu munsi Amadubu akamenya Nyagakagara akamenya abantu banga uko turi hango twenyine gusa ndabona 10 turare ndaye 10 ryageze reka rero maze ngaho bansuhuza abantu niba comment ushyiraho ubundi ntangira abantu nshuti dutangira kuko ntago dutinda oya ndasuhuza abantu bose bari ahangaha cyane ndagusuhuza wowe host nagushimira ko ufunguye space kugira ngo abantu bazajya baganira bakuru urujijo ruri mu bantu hari abantu baje bigira intama ariko inyuma ugasanga ni amasigaryana rwose iki ni igihe cyiza cyo kuvuga ngo urukungu n'amasaka noneho bitandukanye tumenye ngo runo urukungu aya ni amasaka ni byiza rwose muri ibi bihe ntabwo dushaka kuvanga ntabwo dushaka abantu badutobera iyi space yawe rwose ni nziza abantu bayitabira ari benshi abantu baza ari bakeya ni nziza rwose tugomba kuvuga ibintu uko bimeze tugasigara twera abanduye bakajya kwabo Bibiliya iravuga ngo abera bakomeze bezwe cyane n'uwandura akomeze yandure cyane urakoze ni nayo niyo intervention yanje yose birarangiye urakoze cyane muramba baramfite agakorora gatoya ariko ntago kambuza gukora ibyo tugomba gukora nimwe bumva nkoroye ntabwo ndibufungiye mikoro muramba baramfite agakorora murukunyumva muramba baramfite Arcade ndagusuje cyane welcome brother niko ikiri mu kunsesa nuko abantu bahawe bihamagaye mu nshingano zo kuhagararira Imana hano ku isi ndakatangiye cyane ariko kugitoza cyangwa se kukigisha ugasanga ko bararwanira imbombo mu ikanisa urayumva imbombo ndayumva noneho bagashaka kunyunyuza abakirisitu kugira ngo noneho iyo bamaze gukanza ari amasikareti yabo babuze icyo barya mu bakirisitu ugasanga bagiye kuzana inzagano mu bakirisitu noneho zasohoka zava mu bakirisitu zikaja noneho ku masosho media naho uyu mugabo wamagana baramwirukanye donc ameze nka kuriya kw'igikatsi iyo wakanjije igisheke cyangwa se imbombo cyangwa se igisheke ameze nimureke tumuruke umuntu wese uzoza ukora igikorwa kibi cyangwa se yishushanya muza mumureka tumubwire nka kujya yona urufi rwamumize tumuta mu bishanga rero
no kwamagana buri wese nta kubebera ngo uyu ngatuvuka aha ngo uyu ni mukuru wanje ngo uyu ni turavukana ise n'imfura ba data babyaye imfura ariko ubufura bwabo ntibabukoresheje nabi kuko bitekereza rwose umuntu azoza nimba umuntu azoza yiga ikiganga ananirwe gutera inshinge namara aze muri politiki aze gufatikanya politiki n'izo yize bose muhaguruke twamagane hari abantu bari i Burundi bagowe abarefije b'abanyamurenge bakoreshwa na Kongoro n'uyu munsi birwa bafata abana ku ngufu ngo babashane mu gisirikare cy'interahamwe murabizi ko igisirikare cya Kongo ngo kigizwe n'interahamwe ngo babashane mu nterahamwe bamwe murabaza abantu 8 bafunzwe barababeshe ngo bazozabaheza $300 buri kwezi none bahoteye muri prison abo bantu ko barakoresha impunzi kugira ngo bice bene wabo kandi bakoreshejwe n'abariya bene wacu muri bakongoro witwa Munigantama witwa bakingungwa abitwa bagakunzi Freddy n'ubu ngo yaramanutse ntango yagiye gushaka umukobwa wo mu Burundi kugira ngo azozabona ico gituri aho hariho n'abandi bari Kinshasa donc bamaze kurema mamanteni menshi ariko igitero cyose ubu kija ruguru cyane ariko bahindiye hariya mu makambi y'impunzi z'abanyamurenge kuki bataja gusansibiriza ababembe cyangwa abapfurero cyangwa abashi baturanye n'abo banyamurenge ngo babashane nabo muri ico gisirikare ariko bakibasira gusa ubwoko bwabo ngo aribo ese nibo bakunzu nibo bafite amaraso rukaka muzambarize abantu bize bibiliya nimba yaho vyanditse ko umututsi agomba bagomba kumwica buri mwaka cyangwa se agomba gukorerwa jenoside uko umwaka utashe umututsi waba muri Noro waba muri Side waba i Burundi waba mu Rwanda waba higa niki twazize ku Mana murakoze urakoze Arikadi urakoze bo reka nze titre nashizeho kamaze asobanura ijambo kurindi nanse kujanajara no kujanajara wenda ku bantu karame nakumvise papa nakumvise nta kibazo bo navuze nti ndiho ndavuga nti reka kuri titre za kujanajara no kujanajara ni mugira ngo twese ikinyarwanda cyacu wenda turabakongomani ditu nubwo ururimi rwacu rufite umuzi ariko harwi ikinyarwanda kigorana rimwe na rimwe n'indimi zose ariko kujarajara nukugenda umunsi wagiye hariya ejo wagiye hauna mwelekeo kama una mwelekeo meaning uri urajarajara uri urajandajanda nje kimwe no kujandajanda kujandajanda ndio bikorwa ku bana cyane so hano niho navuze ati ibyo kujarajara no kujandajanda kuri mugabo tujye kuvugaho so kwa quelle est le résultat nuko afite depression cause yabyo ni nuko ajarajara kujara nibyo rero kujara tujye kuvuga ngiye kubabwiraho ndabibabwira none kwa ko navugaga n'agahinda kenshi uyu munsi naba ndi calme cyane ndi calme rwose ni pe ndatuje uko mikro ni yanjye nta uri ati ngo fata iminota 2 cyangwa 3 soze oya ngiye kubabwira mu by'ukuri uyu mugabo kubyo muziho bikeya ariko ibyo bikeya muziho nibyo tujye gusangira hangaha d'abord umugabo yitwa Paul Rubayita je m'excuse kumuvugaho umuntu ari bubyumve utashaka kubyumva yivira muri space agende ntabwo turi gukora amafaranga hangaha nta subscribers ngiye nkeneye ntabwo ducuruza hangaha twe tuzana amarangamutima yacu les émotions et nos sentiments c'est ce que nous amène ici seulement kugira ngo tugwazanye dukira ibikomere abanyarwanda barwaye ibikomere bahura na jenoside barapfa barashira ibyo bikomere kugira ngo bikire nuko babiganiraho abarundi bakora jenoside muri za 73 ni mbonetse niba ari 74 72 je m'excuse bien niba ari umuntu ndabona aho barabizi wenda kunyakira muri 72 gutyo 93 bibaga hebuzo ako n'ubwo ubushaso ututsi iracyariho ibyo bikomere baracyabigendana nta batutsi nkuko Arikadi bivuze muri Kongo byahereye kera ngira ngo nuko wenda ku bantu b'imurenge mwaba mubitiza kuturusha kuri ikintu cyatwa Murere
ariko niwacu byagiraga byagize muri murambabarira, hari umuntu uri kumpamagara ko ndamwiyama, ariko mukanya murambabarira, hari umuntu wari umpamagariyemo nimutaramyise gatoya, reka nze mwiyame. Okay, muracyanyumva? Noneho ibyo bikomeye kubikira kose nuko tugomba kubiganira. Amadou muracyanyumva? Amadou uranyumva? Okay, good, urakoze. Hari umuntu uri hano hasi ari kumpamagara buri munota kandi ndamukupa, noneho ndamanza ndimubone kandi mu block. So bivuze iki rero? Uyu mugabo Paul Wahita yaje yiyita umupasiteri, niko yiyita, mais il ne le pas. Par contre c'est un évangéliste. Umu-évangéliste n'umupasiteri n'abantu babiri batandukanye, ni umuvuga butumwa. Ahubwo ubutumwa avuga nabwo turajya kubureba ngo nubuhe, barasobanura iki, butumari iki, bya bintu byo afande Paul amaze kuvuga mu kanya abwira abantu ko nsengera abakoroni babazaniye ni igiki kiza, ni nakazi babahereza, usije amabandi yirirwamo mwarataye umutwe waje iwabo, kandi abantu muri Amerika barabibona, abantu bari hano barabibona. Parce que vous voyez insengero zabaye bibliothèque, izindi zabaye amamize. Ntabwo ngiye kwigisha ibyo ngibyo kubagumura oya, yita umunyabufomo, yita umupasiteri, nubwo yaba ari we, ça importe peu pour nous. Ce qui importe beaucoup ni bimuvamo ngo ni ibiki mumuvamo, s'il vous plaît. Uyu Paul d'abord il se le titre ngo il se dit apolitique, donc celui qui ne fait pas la politique. Ni quoi vuga, il ne fait pas la politique. Kaduye kuri iyo ngingo ya mbere, umuntu kugira ngo nagakora politique, twese ko twahuriye hano kuri imihanda, bamwe ko tutanaziranye n'amasura. Utarambona kwa abantu bankunda ko batarambona, kwa abantu banyenda ko kandi batarambona, nanjye ko aricyo kimwe, ariko nzanga ni wa uzagambanira ubwoko. N'uyu nguyu rero nawe simwanga, ahubwo nanjye ibitekerezo bimuvamo, avuga ko adakora politiki. Ariko ngewe naje kubabwira iki, hano mwigeze kumva ikintu yitwa FCDC. FCDC byari ishyaka rya politiki, ngira ngo one time byigeze no gutangazwa kuri M23, yari kiri M23, ntabwo yakaba yahise M23, pardon, yari yahise, ahubwo twari tugiye muri coalition, twakoze ishyaka tujya mu bantu bagiye ko muri 50 basaga, ahubwo ariko bitewe n'impamvu biki utuntu turimo ni ibintu bikivuka ubiki, haza kubamo desordre, bamwe baza kuvamo, ibandi bararekurikira, kandi nanjye nasezeye muri ubwo buryo. Ariko mbere y'ibyo ngibyo yari politiki ditu. Even na Bisimwa wa president w'Vetro yaragize gute, yaragiye arayitangaza après 4 jours 3 jours arasiba bitewe n'impamvu. Izo mpamvu ntabwo nzigarukaho cyo uyu munsi. Ariko uyu Paul Wahita twari turi muri komisiyo imwe ya mobilisation. D'abord twari turi muri komisiyo imwe ya mobilisation. Haragira akavuga ati ngo ntabwo ngo yarezwa société civile, ngo biki or ntabwo ari société, yari parti politique. Abantu twanayibanagamo benshi kuri muhanda barahari, n'abantu twaturi kumwe bari hano muri special. Yajya kubabesha kuri rero ngo ntabwo akina yakwanga politiki, ngo ntabwo akora politiki. Sefo ya shifo muramuzi bwa mbere, mumuzi mute, mwibuke amasezerano ya Washington. D'abord ndahera ku bintu bikomeye. Washington iki ni Kigali na Kinshasa, bahuriye Washington. Niwe muntu waje hano wa mbere aratangira kuyakritika, ngo hazava ngo nta bintu bizavamo, ngo ni ibihunyira, ngo urabona ngo u Rwanda ntabwo rwakinye politiki bineza, ngo ibiki twabye atako s'il te plaît. Benshi barazamuye, murabizi mwese, murabizi, bamwe murabizi, niba mutarabizi muragenda mubyibuka buhoro buhoro. Yakoze n'amaspace atari munsi ya 5 agenda akontrediza ibintu byarwo n'isuzo, ndamubwira ko utekereza ko abanyapolitiki b'i Kigali bose ari abaswa cyane ku buryo badakora ibyo batazi. Ngo yangu urabona ngo ariko ngo neka bigira gikomeye, ngo bakitinya ngo kizazi kibarasa sava, tubyihoro tubitege amaso. Umuntu udakora politike ajya gukora commentaire kuri politike, akakora space 3-4-5 ashingiye kuki? Icyo ni gihango cya mbere. De même no kuri AFC 23 kuri feuille de route Doha yakoze space ni nyinshi zitagira ko zingana, yerekana uburyo ahantu hose abantu turi kuvuga ni amakuru mashyashya agezweho, turi kuri update, turi kuvuga kuri Doha, kaza kavuga ibyo ashaka, akavuye iki ngo kibabyire, ngo ngewe kandi ngo ndabibabwira, ngo bibabwize ukuri, babwire ibintu by'ubwenge. Ubwenge buvuye hehe? Buvuye kuki?
murabyibuka mwese murabizi namwe murabizi amaspace mwayazagamo hari amaspace twakoze nk'abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se ikinyamurenge hari abantu bari kuvuga igifaransa hari hirya babandi akagenda kajya bakamutuka kagaruka hajya ahura n'abantu bamutuka agenda bakora space yo kwihaniza ngo jewe ngo murabizi ibyo ngibyo muribuka kuri question ya Red Tabara tugendeye kuri hari space yakozwe na simba sinabyira ahubwo ni nyeshatu yo bita ndondeza mangete niba ari mangetengete niba ari makisi nibuka neza iyo space ya mangetengete uwari ko host ninde niwo bita Wilson kabya gahungu nako kajarajara katazi ibyo kavuga muramba barakuvuga gutyo nisa gahungu kubera ko ibyo avuga ubona ngaho uyu munsi nibiki ejo nibiki ariko bose nabari Tabara bivugira buryo ngo twigeze tunamubaza ariko ibyo Red Tabara uvuga urayizi muri space ya Godfather urabizi ati bimwe ndabizi ibindi simbizi okay ibyo yuko yica abanyamurenge se muri ho plateau no muri moye plateau urabizi gati ibyo ntabwo nabimenye imagine umuntu wabura ahangaho utazi ko Red Tabara yica abanyamurenge ntabwo ayobe izina ry'abara bose bo muri Red Tabara ntabwo yarabiyobewe so uwo munsi rero nibwo Rubayita yaje ndabaye ikindi kintu cyaje kuba nyuma yaho kugira ngo azavugira hazamo Rubayita ati ngo ngewe ngo Red Tabara ariko yaratumwe no bita Reynold ni wari kumaksera cyane muri iyo minsi niwe wari wamuhaye n'amafaranga kwa kundi nyine nshobora kuza kano kanya ngavuga ni reka nfate petit frère ici Jean Twishime ari Kigali cyangwa se ari Goma akeneye amafaranga iki nyeneye ko ari buzamurijwe ari urizingijwe ryiye hariya Jean Twishime nkamuriza amadolari cyangwa se amadolari yangaye gucyo gihe woherezwa amayero 127 iyo facture imwe de moto tunayifite turanazifite kugira ngo tubereke ko noneho ibintu duceceke ibintu tukabishyira mu gikari bijya bintu byacu ngo basaba ko bavuga ngo tuvugira mu gikari hari aho bigera bikarenga ibi bintu dukwifuza kubera ko uyu mugabo yamaze kumuvugiza wa Red Tabara akaza yijadashada yakora ibiki ariko mu byukuri utabona ibyo Red Tabara ikora nuko yaba adafite umutima muzima kuba tubaza imyaka 30 mu bunzi c'est pas blague ntabwo bikwiriye so uwo rero wenyine mu magambo ye bwite avuga ko afite friends of him bagize gute binshuti zo muri Red Tabara bamubwiye icyo barwanira icyo bashaka ngo ntigitandukanye n'icyo AFC/M23 turwaniho barwanira muri revolution bashaka gukora i Burundi bari gukora i Burundi yewe turamwataka kugezwa na Godfather ubwe yakoze space yo kumwataka ageze igihe uyu mugabo aca mu gikari aratwandikira tugira ati s'il vous plaît mutuba ntago nagiye mu bintu ntazi nawe n'abantu baranshoka ariko nimba mu space yo kujya gute rwose ndihanye dore ko yihana kurusha Nyiringoma uwita Nyiringoma umugabo byabaye nk'ibica bugufi birarangira ariko nk'umugiriza ikigongwe ntago je sais pas ntago ndi raciste ariko iwacu baba ngo Abatutsi ngo ntago tuvugira hejuru rero platform zaraje nyizi za no mask dusuka tuvugira nta kundi yo tubabarira ariko d'une part cyangwa se d'autre part tugomba kujya rimwe na rimwe tugira n'utwo tubangana amabanga twayagira ariko biyo ayo too much turadistroyinga twabishyira hasi nabyo yakoze uyu munsi nuko nzi byinshi muri make muri umugabo yarati ngewe ndi muri Red Tabara arabyiyemerera kumanywa iwacu hari kumanywa muri Amerika nijoro umugabo witwa Mubija yavuze ati Mubija wovayo wowe ndakwemera uri umugabo uri inshuti yanjye ngo niwe ujya platform nkazamuka mbwira ngo ibi ngibi bimeze bitya ngo Red Geniza bakora muri Tabara ndavuga ati okay warabyiyemereye kuki space wakoze zose zitagaragara kuki wagiye uzisiba ngo bibaho ngo ariko s'il vous plaît si wowe wivugiye ko muri Red Tabara ngo rero ko ariko babwiye ko ndi muri Al-Qaeda donc kumva ko afite ngo muri Al-Qaeda akaba yaza ngo muri Red Tabara bimuhisa bimukura ku kinyi cyavuze ko muri Red Tabara uyu rero dutuvuga ngaha muramuzi mwese muzi ko urugendo akora n'ibyo akoresha n'abantu n'umuvurungano yashyize mu barundi bene wabo ntago bindeba ariko Donald Trump byandeba kubera ko celui qui chasse le Munyamulenge aujourd'hui il chasse les Tutsis du Nord aujourd'hui il a massacré les Batutsi du Rwanda récemment n'abarundi ko bimeze s'il vous plaît ibyo tutabyicaye ngo tubiganire tunabirwanye niyo yaza tukujyamo y'amacakubiri atazigira ashira so umugabo byaje kurangira bite bisa nkaho habaye calme turabizinzika birashira uyu munsi rero nibo byongeye kuzamuka muri iyi minsi nk'ibiri cyangwa itatu
ndaza kubahuriza uburyo yuvuga noneho ngo uyu munsi Red Tabara ngwiri irakorana nande na AFCM 23 twirwaneho sirtwira muri operato ndaza kwigarukaho nyuma ariko ndagira amanza mbere ku nguyu Paul Rubayeta kiyetine uwo mbere d'abord kwa mbere iki uburyo yivamo ntabwo ari politike nyama mu byukuri twahuriye muri politike muri parti politique tubibanamo ubwa mbere kubera amadesordre twabona muri mobilisation muri commission de mobilisation ishyaka décida parti décida kumwirukana nyuma aragaruka aragaje dibye aragaruka asaba imbabazi nizo leta zo gusaba imbabazi turazifite ngiye kuri WhatsApp twarandikirana gana naraziye nsa n'umwiyorera akanyandikira nkamwiyorera ati message ndacyazifite ntaho zagiye ariko niba ngombwa nabyo akaza kujaraja no kujandajanda hangaha turabidarapa kandi n'ubushatse na nabidarapa kano kanya ariko igihe nikiragera ndacyari mu guhendahenda murambabara nabwo ko ngwaye inkorora n'akantu gato dufuri dukeya so aho ngaho rero ntabwo ari politike akakomata kuri politike nanjye ubwanyu noneho kizibiti twarabanye muri FCDC amezi atari munsi yane s'il vous plaît icyo ni kikwere ciki umugabo w'umubeshyi uwo ni mu politike ako ntabwo ari mu politike ni mu politicien ariko mu politicien unaniwe iwacu tuvuga ngo c'est un star fatigué il est très fatigué ntabwo azi ibyo akora Papa Kingdom yigeze kumbwira ati uzi ubwenge wanahinduka wanakora byinshi kurushaho ibirindiro muri bimwe ariko se ko yita umupasteur ngo ngiye mbabyire ngo ngiye ndi pasteur mu biki récemment ntabwo ari umupasteur d'abord mu evangeliste ku bantu bazi by'idini hano barabizi akaba rero yabigeze kugirana utuaccrochage nako ni accrochage byinshi ni umugabo utazi kubana n'abantu ni umugabo utazi kumva inama ni umugabo umva kwazi ubwenge ni umugabo umva kwazi byose ngo azi igifaransa cyiza je m'affiche ngiye cyangwa iki kinyarwanda kandi cyanamahagije ngo azi icyongereza cyiza je m'affiche kuri je nta randema n'imwe kuri je birimo aragenda agera cyane muri itorero ryitwa Zion Temple rya Paul Gitwaza Apotre Paul Gitwaza agira amakora nk'umuvurungano agira nk'ibikiri kugeza igihe eglise y'ubwayo iramwirukana je dis bien iramwirukana ibyo ntabwo njye bivuze njyenyine turabizi dufite amakuru anahagije iramwirukana mu kumwirukana aragenda avamo nk'umusorta nk'abandi iyo haza kunyura uko bigigira amadini menshi n'abo bitwa ko bayakoresha cyangwa bayakorera abenshi n'inyungu babakorera burya rimwe na rimwe qu'est-ce qui s'est passé aragenda ajya muri Restoration Church agezamo bitavuga ko muzamwe n'amurangirana naho baramwirukana uyu munsi nta torero abamo keretse kugenda akamushyitsi nkuko ngiye rukaka ntagenda ntabwo umushyitsi mu Badventiste uyu munsi ejo nkajya mu ba Protestant ejo nkajya mu Methodiste ejo nkajya mu ba Evangeliste sinzi uburyo amadini sinkunda no kwemenya cyane so muri make iyo yo kwita pasteur ibyo safini ntahabona mu Rwanda ntaho yemereye kujya keretse bamufata abana nk'abasharlata bajya amadini y'abasharlata akamufata nubwo nabonye mu Rwanda bayaciye kandi nabyo nibyo ku rwego rwabyo ça me dérange pas izo zamaguye zibayo muri make we ni umunyamaguye umunyabibazo naza kwabyo ni pasteur rero muzamubaza ngo urusengero rwawe ni uruhe usengera he uyobora he tubwira izina ry'urusengero rwawe ntari babwira muzambwira nababwira izina ry'urusengero muzabyetse none se uyobora he kuri pasteur niba utanayobora usengeraga nahe utuyaga nahe azababwira hatuye ariko ntazababwira iki urusengero ntabwo agira ni inzererezi nk'izindi je dis bien baramba barakoresha iyo terme kuvuga ngo ni inzererezi umuntu uzakwicara ku mabere ya mama akija kumpinja akicara abana bakitwa n'inzara hariya s'il vous plaît ntabwo ibyo tuzabyemera bimaze kurenga urugero muri make il n'est pas pasteur ariko nambere ko iyo nipo ya kabiri ya gatatu yarabwira ati giye umwarimu yarigishaga pe azi unarebye ubona ko unabirebye uzasanga yari umwarimu yigisha umwarimu usanzwe mu kwigisha kwe kubera ubutiku n'ubwiyemezi njyewe ndabizi njyewe mbabwiza ukuri njyewe ibigibi ngiye kubabwira ubuntu bw'ubwenge ubwiyemezi no kunyura ku ruhande n'ubusutwa byabaye ngombwa ko bamwirukana
ubu nta kazi agira, ni inzererezi n'izindi. Simvuze ko abantu badakora batagira akazi ari inzererezi, ahubwo we buryo comportement ye niyo ituma bamwirukana du jour au lendemain. Baramwirukana aragenda. So babirukanye mu mayegeze, baramwirukanye muri enseignement, baramwirukanye asiganwa nabo. Nawe umuntu w'ikigali utagira inzu, munyumvira mwese ndakaho depression ituruka. Atuye Kigali ntanze agira, afite abana, afite umugore n'abana, nta kazi ari hano muri eglise yagomba kujya gakora n'ibyo 5,000 yagiye kubwiriza ntabyo abonye. Muri enseignement ntabwo hari. Depression ntabwo yaturutse. Ni hawe uriya ku munsi n'umugenzi rero ahuye n'abarayodi, ahuye n'abandi bagenzi nka batedi yose imbizi ntabwo navugenda uyonzi, ubonzi ni rero dutamuha wamuhaye amafaranga, ariko kimwe twabonye uko nawe rero yabibwiye undi wabyeretse ngo ibiki bitugeraho. Murambabarira, hari umuntu warampamagariyemo. Baranyumva? Amadu baranyumva? Okay, urakoze. Iyo depression nawe yaturutse bakamuha amafaranga. Uko kuma amafaranga nibwo yatangiye avugira ari Ritabara. Ati mutubwire yahereye kuri 13 milliards de dollars, 13 milliards de francs burundu. Mwana yibonye aho yajya ku bantu, ibyo sinshaka no kubisubiramo. Akubitira kuri bari Ritabara. Ahita wamugani barafanga intumwa. Yes papa. Karame. Wegere microphone yawe urasa n'uri kuvugira kure. Reka nyegera cyane. Baguje ko nayimbika ariko ntacyo bitwaye. Ngira ngo mwanyumvise bamwe nyungu navugira kure. Reka nyegere cyane. Ahubwo garuka amasaga wihayagiye gushira. Humura ndahari. Usangira amagambo. Gabiro eba hano ndi je suis libre. Ni haisa imwe. Reka usangira amagambo dutanga message. Reka maze nsoze ka. Reka nsoze tugaje 10 minutes zonyine ndahita nsoza rwose. Humura rwose. Nta muntu uri buze hano ngo atahe ubusa. Humura, ushaka kugira inyunganizi arayitanga, ntawe ndi buniganije muri shake ngizana mu gitondo. Ça me dérange pas du tout. Wari wavuze ngura marisa imwe twarimo tugira ubwo ati yasayiye. Nose kuzi imisango Gabiro kuzi imisango. Gabiro ihangana niho twasigaye turakata amagambo twese. Okay, urakoze papa Abdou. So rero ikintu cyaje kubana igiki, mwibuke cyane muri za 2023 ku bantu babyibuka. Gabiro arabizi, Amadu barabizi, abantu benshi ho barabizi, tuyisengera bizi, twishime pardon, mwese murabizi. Uyu mugabo yaraje yarafitanye ikibazo na Gitwaza ubwe muri eglise ye. Ni wa wundi ngo watubye ngo umuntu agenda mu cyondo, agenda mu mazi ngo umuteye icyondo. Afata akantu kose akazingira mu banyamurenge kuko ufitanye ikibazo na Gitwaza. Nako Gitwaza itorero rya Gitwaza byaza rutempo, araza aja kubisiga abanyamurenge bose, yumva ngo abanyamurenge bamwe bita abanyarwanda, abandi bita abarundi. Twaratutse turahana, nibwo twatugitangira imihanda. Murabyibuka, ndagenda ba histoire y'ukuntu byagenze. Ibi byose tubimusubiza ku murongo. Yari kumwe n'undi mugabo ntashatse kuvuga ahangaha, ariko tubashyira ku murongo. Ariko ngo akabaye icwende nikoga, ngo niyo koze nikanoga, niyo kanoza nigashira umuntu uko, niyo yashize umuntu uko nikabika amavuta. Kandi iyo kayabitse ntabagikoreshwa kuba bakinuka. N'ubundi bwa buheza nguni n'ubutera hamwe bwe bumugumamo. Umuntu uvugira FDL na Ritabara, ngewe mwita intera hamwe, uwo ngo ni Ritabara n'ubundi umusende DFD duwo waruzuye. Icyo cyarangira murabyibuka. Noneho agashya dukoresha ubundi rero naho kwita Ritabara, akafata ba Mangitengete aga Wilson, agafata ba Reno dakabeza. None uyu munsi none ashyira agashingura cumu, ahamagaye mu bijabo araje akoze intervention, arakibyuka yaragifite ibitose umuhungu wa data. Baravuganye, ariko mu mungu wa data mujyana buhoro, ni ndavuga mu bijabo amujyana buhoro habimwemeje ati oya kuko ataramuvugiye. Hazamukira nk'umugabo witwa Sanjak arabaza Sanjak, okay wowe ujya mu platform, okay Sanjak wowe ko bavuga ngo Teddy mazina ngo ni FDL pardon ngo ni Ritabara, ibyo bintu urabizi cyangwa ubizi hiki? Sanjak nk'umuntu mu malin, très malin, ariko iyo malignité point d'interrogation, très malin. Ariko ati ngewe je vous assure que non, oui, icyo nshatse kubwira nuko ndabyafirma, j'affirme et je réaffirme que Teddy mazina numuri Ritabara. Arahera kuri ngo ni umujournaliste professionnel biki aza gutambika nk'akantu kitwa rugondi ihene kagafisi kamanya karazivutsemo. Aravuga ati n'ikimenyimenyi
uyu kuko ari umunyamakuru professionnel international uyu munsi ari kugenda gafoto ni watanze inkuru za Kishishe uko yabaga bizi atanga inkuru za Eporo ya Goma icyagiye ni wagiye kukavara inkuru z'Igoma Goma ikimara gufatwa na za Bukavu birakwereka iki akorana na M23 mukore flashback mwibuke baratuza avuga ati Red Tabara ikorana nande natwirwaneho muri ho plateau ni kimenyi muri iyi minsi nako cyangwa ejo ngo Teddy Mazina arajyana ikiganiro na Maître Nyarugabo na Dr Mvuka directement twirwaneho ibaye iki ibaye umufatanya bikorwa cyangwa se umufatanya byose nande natwirwaneho na Red Tabara. So biravuga iki rero baravuga inyo y'ibyo nyuma hari umuntu yaje kumpamagara ndagenda njyayo nandi kwitegura no kujya muri zindi gahunda zanjye sinakurikiye suite ariko ibyo ngibyo nabasha kumenya. So rero mu magambo makeya hari ubwo tuza tukavuga ibintu hano abantu bakatugira abanayubu yovuze nayubu nukuntu kuvuga ngo tukabyishira tukabiceceka ejo tukabivuga ejo tukabiceceka tukabica hejuru ngo ahango muri abatutsi ngo bataza kubavuga bataza kubaseka nicyo kimwe nasanze aho bitagira ingoma yarigize karakajya yano nubwo yagiye kumura space ejo bundi ngo nataye abana narumiwe ngewe narasetsa ariko ntabwo nasubiza uri hari utasubiza hari ubona utasubiza kandi uyu nguyu nawe se kumusubiza ahubwo no kumushyira hanze no kumudrapa. So rero nimba muheto on a fait même classe on a fait c'était collègue à moi yigize nabi hano muri bwa bamwe barabyoka tuyishime icyamukuri Kigali ni kingiki icyamukuri Kigali ni iki mujyana Kampala yageze Kampala dore igihe ko byakoze gutya nako nabwo nabanje kumugira iki inami ihagije muheto ndabimubwira muheto sirivuple urukurenga umurongo ngo cyangwa Kigali biki nibi urukurenga umurongo yavuye Kampala byagize bite nabyo twarabivuze ubushize nukubera ndende aba bantu rero maramba abantu rero uyu mugabo tubaze kubashyira hanze abantu bose bahise babamenya n'uyu mugabo nicyo nashatse ko tugira rero mute kubyumvira mu mahusho uko ngo abantu ngo Rubayita ni ikigali nukwirirwa sebanya yanduranye n'umuhisi n'umugenzi asaba umuhisi n'umugenzi yagize imana kubona ko utandukanye na bariya arakwiyegereza kugira ngo nibura agukuraho cyo bita indonke iyo ndonke rero yatayibonye niyo kwanduranyaho icyo nibagiye kubabwira ni kimwe mu minsi yashize aragenda abonye evolution iri gukomeza Igoma bari gukora harimo amangagement no kwitanga no kugira gute aragenda afasha inzira aragenda no muri biro yande ya Bisimwa za coordinateur wa 23 Bisimwa Bertrand Bisimwa son excellence aragenda ajya muri biro ye nitwa ngo cyari imenyekanishwa ibiki okay amujyana he muri ressources humaines kumugeza muri ressources humaines qu'est-ce que vous allez deviner ce qui s'est passé là-bas yasanzemo barya abantu iri bagatukanira nabo ku muhanda hano bamaze kumenya icyari cyo ukora umuntu ukritika buri kantu kose surtout mu buryo negatif il est pessimiste chaque jour bonye kumubwira ati genda subira kwa president akamakuru amaze gutanga iki message agarutse nkejo yavuye Igoma atakoze amaguru hasi muri make yirukanwa ntabwo yirukanwa muri Goma yirukanwe mu bintu bishaka kumuhuza n'ubuyobozi kuko n'umuntu agira umusimamo niyo mpamvu mwabonye mu minsi ya nyuma yaje akaza ati akritika M23 ikubita hasi ashyira nk'uru kudimba kubera iki kubera izo mpamvu z'uko bamuvumbuye bakamwerekana ati bino bintu kubikora gutya habura uko bigira baramwirukana aragenda ntabwo muzabona ntabwo agigoma yagigoma nk'umuturage nk'abandi yagigoma nk'umuntu ufite icyo ajya gukora yo ku giti cye kitamuhuza na mouvement bitamuhuza na revolution bitewe n'iki basanze no mutagira umusimamo. Conclusion ni iherero Papa Gigdom yamubwiye ati Rubayita umunsi yitwaga Paul ndabizi ko arimo hano agira amakatfish menshi ariko nashima akoze space kuko noneho uburimiro twatatu bumwogeraho neza bwa bugena nasize ndaza kubwogeraho amadarapo turaza kuyadarapa inyandiko twagiranye nawe twandikiranaga nawe n'abamuhaye amafaranga nabo tubashyire hanze kugira ngo azabone ku isi itari yayindi itari iki ngiki tutaraga kwimvuga ikimvuga iyo mvuga iki ntago amara imyaka 30 uri impunzi umaze imyaka abasaza biminembwe n'ababyeyi biminembwe bahora birukanga ku 17 abaza rendo bari ku mutwe mayi bari ku mutwe ngo ubugitinya ntacyo tugitinya noneho byanze bikunze mu magambo make Rubayita n'uwo nguwo
ukiri kindi yashaka kumbaza kuri we nibagiwe nshobora ndabyibagirwa wenda naza kubyuka filime zike tuganira naza kukimusobanurira nkakibabwira ariko Rubayita mwimutaho umwanya ahatangira hose muri mujugunye imijugujugu genda uri umusabirizi ese uri umwarimu kuko utari umwarimu ntacyo azakubwira ese uri umupasiteri urusengero n'uruhe ese uhera kwigisha ese ngo yabona umwanya buri munsi saa 3 saa 4 saa 5 ko mbyuka ngamusanga kuri space z'abazayirwa cyangwa se z'abandi space nkanye ndi muri Europe amasaha nayo muri Afrika menshi ubu ngubu karukaye ku ma space mukanya ni muri mwebwe mu ibanyira nijoro mugize nk'aya masaha ana bari kumwe namwe aryama umwanya wo gupastera ubona ryari umwanya wo kwigisha ubona ryari s'il vous plaît mureke inzererezi nasura kwigira ikingiri kimwe ati Red Tabara wavuze kuri umugenzi wabo kuri ibiki n'ibiki yatanye kuzana naratifuka ngo ndumwari kaida se ndahita mbindi kumwari kaida nose mushize avuye kuri Red Tabara urukwikinira ibyo uvuga n'ibyo tukubonamo so reka ntarambiye wenda byaza kuza nyuma cyane ko gukora expose ariko impamvu niyo ngiyo umupasiteri teriko ukabyivugisha nta mwanya afite yarirwa mu machurches ayo nzi neza ni ugambere ni muri kwa Gitwaza nyuma ajya muri restoration baramwirukana ubu ntahari conseil national des églises nayo iramwirukana ubwenge yamwatse licence yabo yayimwatse ni inzererezi nk'abandi muri education the same ahasigaye ni muri Tabara aho bari abahungu bamukuburira iki udufaranga akabona uko abaho doko muri make ari kubaho kuki mu kugurisha amaraso y'abantu uyu munsi gukora n'akagara kubera nabirya abanyemera bacu ntazi kugira ngo bariko hagira icyo bamumarira ariko friend FM mwamonye ko n'ubundi na Muheto nawe akagara kiwacu kavuga akagara kiwacu cyangwa se babanyemera bacu nabo bashwanye ubu ngubu bari imiriro mu yindi muze ko rukene mu kimwumva cyangwa se n'abandi bameze nkabo so reka ndekera aho ngaho ariko hari umugabo cyose ariko ruka ndasoje reka nsoze izina ntago wakira abanyemera gusa ngo na akazi kabo na akazi kabo kandi kazi nabazanyemo ejo barakoze superma biba kuri abo ng'abahindu izina ry'umunyemera bashaka irindi sibazi reka nsoze rero mvuge ngo mwebwe mureke kwita kuki ku kintu yitwa inzererezi ni umurebe Tabara 100% akorana niba ngoretse n'abarundi ariko si cyo cy'ingenzi uwo tuzakora nawe ni Reynolds ni bano batedi akorana babangetegetse na Wilson bamukuburira udukuburano tw'udufaranga kugira ngo abone uko abaho akagurisha amaraso yacu y'ababyeyi bacu n'abana bacu n'abasaza ariko by'umusaza ukaruka imvi warya uruhinja ukajya uhora imiboro bikuba mu mutwe reka nze mereze Amadou ugira comment ubundi abantu ushaka babazi kuzamuka tuganire tutagira gute tudatukana ariko tuvuge imbwa uyibuhamagare mu izina ryayo inka uyihamagare mu izina ryayo ntabwo imbwa yavukiye mu kiraro babwagure mu imbwa babwagure mu kiraro yitwa inyana nibishoboka Rubayita ave muri societe yacu ajyane n'abamuheta agende iyo ngiyo ajyane n'abarukeni ajyane n'abasanjake n'abandi nkabo atureke aduha amahoro ariko mubone hose mumuvugiriza induru ni rubebe mu zindi murakoze Amadou naho umwanya n'uwaho usigaye dupartage amajambo ya urakoze cyane hose ndashimira n'abantu bakomeje kuza abari ahangaha muzamuke tuganire nge nari navuze kare igihe kirageze ko ibintu byitandukanye abantu batandukanye abashaka kubana babane ariko havemo abantu bari kwihishahisha uyu munsi yabaye Red Tabara uyu munsi nitwirwaneho uyu munsi ni nakagara ero ni ikingiki nimba ari akagara nagenda bakagara nimba ushigikiye kose ngwino muri kose uje nta gice kibamo hari igihe akagara kaza yavuga ngo njyewe ngo nditwirwaneho ngo imeze gutya nta twirwaneho imeze ukundi ngo nditwirwaneho ngo sindi MRDP ntiwatandukanya twirwaneho na MRDP ntiwatandukanya AFC na M23 ibyo ntibishoboka nimba ushushe ushuhe nimba ukonje ukonje ya nicyo navuga mureke tuganire rwose ndabona Gabiro yazamutse na Augustin n'abandi bazamuke tuganire ariko uyu mugabo rwose araza akaducanga buri gihe araza agashigikira uwahostinze wese nge mwibazaho bwa mbere ni mu minsi yashize nabonye haza aravuga ngo abasaza abansiye kombata abo twita bageriye aribo bagiriye barwanye muri Murere ngo bagize nabi ngo kurwanya Murere ngo kubera ko barwanyaga Murere ngo barwanyaga Rumunga
none se ko barwanyije abantu baje bakabarya inka bakabicira abantu bagize nabi ngo bari kureka ngo inka bakazirya n'ibindi n'ibindi, nawe se uyu muntu ni muzima? N'ibindi agenda avuga ngo yabonanye na Leta Tabara, ngo yakoranye na Leta Tabara ibiki, ukumva akaza ngo M23 ngo Doha ngo kirakubitwa sinzi ibintu aba ari kuzana. Hase uyu muntu turi kumwe turafatikanyije turabana ahangaha. N'abandi bose bameze nkabo kawe bagende rwose batuvemo. Abo ntabo dushaka umuntu waje yumva ibyo arimo, ushigikiye koze ijana kurindi ijana, wubaha abayobozi, wubaha n'amategeko, ukora utanga imisanzu, utavuga nabi ubwoko, utavuga nabi revolution, utazana ngo abeshe ngo twirwane ngo uri kumwe na Leta Tabara ngo bashimbishe iyo leta y'u Burundi za yabicanyi. Abo ntabo dushaka. Urakoze rwose kubafunguye space, nayo ni ingirakamaro cyane cyane. Sawa, reka duheze Gabira umwanya akurikirana na Auguste, abandi rwose muzamuke tuganire. Amadu muranumva Cyane rwose turakumva Gabiro. ndi kugira nani ikibazo cya network sinzi ukuntu byagenze, narimo nibwira ko ari hose wenda kuko narimo mbona abanyereka ko hose yagize ikibazo, ariko naje gusanga ari jewe wenda. Bo wenda mpere kuri icyo gusa cyonyine cya Rwayita umaze iminsi yiyoberanya, aza kuri space iba yabaye akajyana na hose hostinze agashigikira, donc agenda ahinduranya amabara, ariko kurya uko yahinduranya kose abazi kuyatandukanya baba bayareba. Mbere yuko akora iyo space basanga Jacques barimo, yabaje gukora iya mbere, yari ifite titre ibaza ngo se ngo bafane ngo bajya babasha kumenya amakuru, nimba mbivuze neza ngira, ariko ninka ko yabyanditse. Ashaka kubaza ngo se ngo bafane ba M23 batwirwanaho ba revolution, ese amakuru barayazi cyangwa kibaza amakuru. Ashaka kuvuga ko hari imikoranire ya AFC na nizo zari zitabara. Reka duhere kuri iki kintu kuko gifite icyo gisobanuye kinini cyane ku bantu bigize abanzi barababa abakeba bahagurukira guhakana ibibi bidukorerwa, ubwicanyi dukorerwa, bahagurukira gushigikira umwanzi, atari uko wenda hari kizamubonamo, ariko gusa kugira ngo badefande ideology bamaranye igihe bafite. Si Rwayita wenyine, ni benshi tumaze iminsi tubumva